Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi ushyirwa hejuru, twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerere nkubere mikoro y'ivugire, mwami ubwoko bwawe bugiye kumvira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ribagirire umumaro, rigire aho ribakura n'aho ribageza. Mu izina rya Yesu Kristo, kandi babere impamba muri uru rugendo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi, dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera kugira ngo bane natwe ubune iteka ryose. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 93 umurongo wa 4. Reka nsome mu izina rya Yesu. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Imana twizeye irakomeye, Imana twizeye irahambaye, Imana twizeye ikora ibikomeye, ishobora byose. Ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Iyi Mana twizeye itegeka ibintu byose bikayumvira. Ni umutegeka w'isi n'ijuru, ni umwami w'amahoro, ni intwari ku rugamba, ni Imana itabura kuboneka mu bihe byose. Imana twizeye irakomeye. Nimureke rero dukomeze tuyiringire, nimureke dukomeze tuyikomezeho, kuko ntabwo tuzakorwa n'isoni, kuko nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Wakiringira abakomeye bakaguhemukira, wakiringira ibyo ufite bigashira, ariko Imana yacu ntigihinduka. Imana yacu ihora iri ku ngoma ibihe byose. Imana yacu ntigipfa, ihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu mbinginga mwebwe munkurikiranye kugira ngo mwiringire Imana. Ntihagire ikindi kintu icyo ari cyo cyose mwiringira, ntihagire umuntu mwiringira, ahubwo mwiringire Imana, kuko Imana yacu ikora ibitangaza. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye wo mu nyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Reka mbabwire bene data, amajwi y'amazi menshi, amajwi y'ibikugoye, amajwi y'ibikuruhije, amajwi y'ibyo wanyuzemo, amajwi y'ibyo uri kunyuramo, ayo ngaya araciriritse. Imana twizeye, Imana yacu ishobora byose, kandi irabitegeka byose bikayumvira. Reka mbabwire, icyo uri gucamo cyose, icyaba kikugoye cyose, humura, kuko dufite Imana ikomeye, dufite Imana iri hejuru y'ibyo byose, dufite Imana ibitegeka byose. Humura, witerwa ubwoba n'ibyo uri gucamo, humura witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, humura witerwa ubwoba n'ako gahinda ufite, kuko ntabwo kari bukwice. Kabwire ngo Imana twizeye ikurusha imbaraga. Bwira icyo kibazo ufite ko Imana twizeye ikomeye kurusha icyo kibazo. Reka mbabwire bene data, iyi Mana yacu irahambaye. Nagiye mbona ikora imirimo n'ibitangaza, kandi nawe hari ibyo wabonye yakoze, hari ibyo wibutse yagukoreye. Nanjye hari ibyo nibutse. Iyi Mana yacu irakora hahandi watekerezaga ko ubuzima burangiye, hahandi watekereza ko nta gisubizo, hahandi watekerezaga ko bikurangiriyeho, Imana ikitamurura igakora. Icyo kibazo rero uri gucamo kigutera ubwoba, ubwo burwayi urwaye bwigutera
ubwoba kuko Imana izura n'abapfuye. Imana ikiza kanseri, iyi Mana ikiza sida, iyi Mana ikiza umuvuduko, iyi Mana ikiza ibibembe, iyi Mana ikiza icyangiro, iyi Mana haleluya irakomeye, irakiza, irakora. Humura rero, ubwo burwayi urwaye nabwo irabushoboye. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukwifata nk'inyembaraga kuko iri hejuru y'ubwo burwayi ufite, iri hejuru y'icyo kibazo ufite. Iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Witerwa ubwoba rero n'icyo kibazo uri gucamo, witerwa ubwoba n'ibyo bigeragezo uri gucamo, kuko Imana yacu iri hejuru ya byose. Imana itugirire neza. Ngo umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bene data, uwo muraba waba uri gucamo, uwo muraba, uwo muyaga, ibyo bitero bya Satani, haleluya, reka nkubwire, Uwiteka uri hejuru, Uwiteka Imana yacu abirusha imbaraga. Aturisha inyanja, aturisha ibibazo, aturisha imiraba, aturisha buri kintu cyose kikamwumvira. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wowe wizere gusa. Icyo kibazo cyose uri gucamo, icyo kigeragezo cyose uri gucamo, ubwo burwayi urwaye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana twizeye ibirusha imbaraga, Imana twizeye irategeka bikumvira. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wizere, kandi niwizera uribona ubuntu bw'Imana, niwizera uri bubone igitangaza, kuko Imana yacu irashoboye, Imana yacu ifite imbaraga. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muyikomezeho, kuko reka mbabwire, igihindura amateka, igihindura amateka, igihindura ubuzima, igikiza indwara, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo mu gitondo impundu zikavuga. Humura nubwo uri guca muri ibyo bikomeye, humura nubwo ubwo burwayi bukumereye nabi, humura nubwo ubukene bukumereye nabi, humura nubwo ibigeragezo bikumereye nabi, humura nubwo ufite ako gahinda. Ushobora kurarurira, ariko mu gitondo impundu zikavuga, kuko Imana yacu iyi saha igeze irakora. Kandi ntabwo, reka mbabwire, iyi Mana yacu ntabwo ijya ibisiga uko ibisanze. Ahantu igeze ihindura amateka, ahantu igeze ihindura ubuzima, ahantu igeze ihindura ibintu byose bikaba bishya. Ndakwinginga rero kugira ngo uyiringire kandi ukomeze uyizere, wifate nk'inyembaraga, ariko muri byose ukiranuke. Nimureke dukiranuke, kuko icyo dusabwa ni ugukiranuka no gushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa. Mwene data unkurikiranye, komeza ukiranuke kandi ushaka ubwami bw'Imana, wirinde ikibi n'igisa nacyo, wirinde icyagutandukanya n'Imana, ahubwo ukora ibyo Imana ishaka kandi ukomeze uyizere, wifate nk'inyembaraga, kuko Imana twizeye iruta cyane ibibazo duhura nabyo, kandi irabitegeka bikumvira. Kuko reka mbabwire, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo Imana yacu ikora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Humura, Imana yacu ikora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Ibyo uri kuyisaba niza irakora ibiruta cyane ibyo uri kuyisaba. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uyikomezeho, uyishingikirizeho, ntugire ikindi kintu cyose wishingikirizaho, kuko reka mbabwire, ikindi kintu cyose umuntu yakwishingikirizaho atari Imana, ikindi icyo ari cyo cyose ni umusenyi, kuko ibyo birashira. Ibyo ngibyo ni iby'isi, ariko bene data ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twegere Imana, tuyigandukire, dukore ibyo ishaka, dukiranuke, dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, turwanye Satani nawe azaduhunga. Twegere Imana nayo izatwegera, kuko niryo sezerano yaduhaye. Kandi dusenga ubudasiba kugira ngo tubone imbaraga zo gukomera muri uru rugendo, kugira ngo tudakora ibibi, kugira ngo tutajya mu ngeso mbi. Duhore dusenga ubudasiba kugira ngo Imana nayo itwishimire. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo
iri jambo hari impamvu Imana ibirizanye, ariko ndagira nkubwire ngo ibyo waba uri gucamo byose, ibyo waba waranyuzemo byose, ibyo waba uri kunyuramo byose, ibihe bikomeye urimo, ndagira nkubwire ngo senga, ukomeze ube imbere y'Imana, kuko Imana yacu yumva gusenga. Imana yacu yumva umuntu uyitakira kandi igahindura amateka, ikamuhindurira ubuzima. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange ndabaruhura. Mwene data, cyaba kikuremereye cyose, cyaba kikuruje cyose, kizanira Imana, kuko Imana niyo yagutabara. Ntabwo umuntu yagutabara, ntabwo inshuti zagutabara, ibyo utunze ntabwo byagutabara. Imana yonyine niyo yagutabara. Kandi reka mbabwire, nta muntu wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Ushobora kubona uyu munsi bitameze neza, ariko ndagira nkubwire ngo Imana hari impamvu yemera ko umuntu aca mu bikomeye, ni ukugira ngo imukomeze, kugira ngo azakomeze abandi. Ushobora kubona Imana yaratinze kugusubiza, ntabwo ari uko itakumvishe, nta nubwo ari uko itakuzi, ahubwo ni isaha itari yagera. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze irabikora, kandi ibyo yagusezeranyije izabikora. Icyo usabwa ni ugutegereza wihanganye, kandi ukomeza kuyifata nk'inyembaraga, ukomeza kuyizera, kuko izabigenza neza. Kuko ibyo byose uri gucamo, Imana yo mu ijuru, Imana yacu twese iri hejuru ya byose, ibirusha imbaraga. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze uyiringire mu buzima bwawe bwose, uhashyire Imana mbere na mbere. Ubanze Imana mu byo ukora, mu kazi ukora uhashyire Imana, mu rugo rwawe uhashyire Imana, mu byo utunze ubiragize Imana. Ahantu hose Imana ariyo ishyira mbere, kugira ngo bizagende neza, kuko Imana yacu irakomeye kandi ishobora byose. Ni ukuri, yigirira icyizere, uyegere cyane, kuko Imana ni byose, kandi iyo ubonye Imana uba ubonye byose. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tuyegere cyane, twongere tuyishake cyane, twongere tuyihe umwanya wacu cyane, two kuyiha umwanya mutoya, two kuyiha umwanya ngo nuko tubuze icyo dukora, ahubwo muri gahunda za buri munsi tuganire n'Imana, dusenge tuganire n'Imana, kuko gusenga ni ubuzima bw'umukristo, gusenga ni imibereho y'umukristo. Iyo umuntu rero ari gusenga aba ari kuganira n'Imana, kandi akayibwira ibimugoye. Humura rero ibyo waba uri gucamo byose, humura rero ibyo waba uri kunyuramo byose, Imana yacu irabizi kandi irashoboye. Humura, izabigenza neza. Wumve ko ayo majwi yose uri kumva, amajwi y'amazi menshi, umuraba wo mu nyanja, Uwiteka birusha imbaraga. Uwiteka uri hejuru arabiruta byose. Humura, azabigenza neza, kandi ni ukuri, niwizera Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Nimureke tuyirengere, tuyigire iya mbere mu buzima bwacu, tuyiragize urugendo rwacu rwa buri munsi, tuyiragize ibyo dukora, tuyiragize ibyo turimo, tuyiragize buri kimwe cyose. Ntabwo tuzakorwa n'isoni. Ariko ndagira nkubwire ngo niba wari ubonye Imana itinze, ntabwo itinze n'isaha itari yagera, iri kugutegurira ibishyitse kugira ngo izabiguhe, ubundi bikugirire umumaro none n'igihe kizaza. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibiteho, kandi Imana ikomeze ibarindire ubugingo, kuko nibwo buruta byose. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki. Muri Yesu Kristo tuboneramo amahoro, tuboneramo umunezero, tuboneramo ibyishimo, kandi tuboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndagira nkubwire ngo utari wamwakira, mwakira. Igihe ni iki. Ejo ntuhasi. Muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo isi tuzayigumamo, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, kwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo ni amahitamo meza. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ibana natwe, tugushimiye ko utwitaho uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye ko utajya utureka,
tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ratubwiye ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye wo mu nyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwami turabizi uri hejuru ya byose, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, nta cyakunanira. Kandi Mwami Imana, ibintu byose birakumvira. Turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe kukwizera no kukwiringira wenyine. Abankurikiranye ndabasengeye Mana, baye kukwiringira no kukwizera, bumve ko bagufite bafite umurengezi, bumve ko bagufite bafite byose. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ubaye kukwizera wenyine. Bana nabo bagirire neza, barindira ubugingo ko aribwo buzakubona, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Mwami dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abadahinduka ubahindure mu izina rya Yesu Kristo. Abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza, kandi buri wese uko agukeneye akubone. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, bana nabo bagirire neza kandi ubiyereke nyakubaha Imana. Imbaraga zawe niziganze zitegeke kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Tumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu. Mwuka Wera naza akomeza tuganiriza iri jambo. Oh haleluya! Data mwiza, wakoze cyane, wakoze kutaturetse, wakoze ko watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi ikomeze ibiteho bagirire neza, ikomeze ibahe amahoro itanga, kandi buri wese uko ayikeneye n'uko ayifuza ayibone. Ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.